ndabona umukwe wawe wihanganye ndabona ukuntu yabaye mu buryo budasanzwe navango nagahinda nkomeje kwihanganisha byagenze gute se kugira ngo aze kumera gutya Anje nanjye nabonye biza gutya nta bintu twebyeje byo kuvuga yo ihangane umusayegera hino komera ihangane kandi nawe ndabona avuga aricyo navuga egera hino nanjye hari umuntu wigeze kumva ariko ntabwo mbyemera uyu mukobwa bagize umujinya kubera yuko ari we twari dushingiye mu muryango bagize umujinya niyo mpamvu Ranzi yes you know me to boy P Onika Suezo kashaka basuza wana umugisha kandi ikomeze ibarinde ku mugabo baragiye gukorana ubukwe nkawe nk'inshuti ye urukubyumvute ntabwo nabyakiriye ihangane komera ihangane harya biraza kugenda neza wowe uyu mugeni namupfana iki ni umusore cyangwa umugeni njyewe nari N'urugendo TV nshobora kwese subscribe na aronka mu byo ukora byose aujourd'hui tout de suite à ce moment at this when ahangaha nibereye mu mihanda ndaje gutembera aho twanzanye ahangaha urimo kumbona hari umushiti wanje umagaye mu kanya nambwira ati Pionika atari ikigara navuga ni wapi ntago ndi ikiganje natembereye yumvise aho ndi kariho ho naho ari arambwira ati hari ahantu hari umugabo atuboni twadusanzwe kabagenda aribo basarira mu bukwe atari ku mugabo hano yasaze biteye ubwoba ndakeka urusaku muri no kurwumva aho ngaho ku makamera kuri mikoro cyangwa se ku matelefone cyangwa televiziyo zanyu urusaku rurimo kumvikana da nanjye kandi yo ndebe uwo mugabo ushaka kudakora ubukwe ushaka kunywa agasururu manze ndebe ngo bimeze bite ushaka kugira ngo sinywa agasururu kandi nk'inshuti n'abavandimwe ari bakabariye nanjye nakanywa da kankagere ndebe ibyari bye ibintu birandenze bavuga ko bono bukwe ubundi ngo baje gufata umugeni cyangwa se kumutora ku isaha y'isa 7 ariko njewe naje kwagera saa 9 kiragiye mubona ntangira hari saa 9 ubu ngo bigeze ku isa 7:41 amasegonda sinava ko ahise ahinduka nkira ahanga ntegereje kugira ngo nze kumenya ese niki cyatumye umukwe yinjira mari ya televiziyo nciye ku mutwe ikese ndavuga none uko ndinya amacupa nje ngende muze umurokore ndavuga biteye ubwoba ariko ndavuga ibyanga byakunda tegereza nze kumenya icyari cyo uko ndi mo kubireba urabona ko batuje ubu ngubu none nabaganiriza nkagera nkumva ikintu bavuga kwiza rutya tugere reka tuhagere twumve
tuhagere twumve noneho ngo byagenze gute akeka ubu ngubu ko ndi kubabana noneho none umukwe noneho bamwemeje akavuyo yari afite ndabona kavuyemo yakomera cyane yego gusa navuga ngo mwihangane kandi mukomeze mukomere witwa ndese witwa Rine ari twaje ngaha batubwira ngo umukwe ari ukuntu ari kugaragara tuza gusanga ngo bikomeje kurushaho byagenze gute ubundi nyine twaje mu bukwe mu gitondo bigenda gutya kuva mu gitondo uko biri amaze gutuza Mare hangana oya ntabwo bishoboka se ubu nakwihangana nshingiye ihangane bibaho ihangane bibaho sibyo se ntabwo bishoboka none twari tuje mu birori tubona byatangiye kugenda neza none reba ukuntu bigenda none se buriya bari kumwica kuriya baho oya we Nigeni ikomera cyane umukwe wawe wihangane ndabona ukuntu yabaye mu buryo budasanzwe navuga ngo nagahinda nkomeje kwihanganisha byagenze gute se kugira ngo aze kumera gutya Anje nanjye nabonye biza gutya nta bintu byinshi byo kuvuga yo ihangane umusayigire hino komera ihangane kandi nawe ndabona uri umunyamakuru ariko ko biri kose ntabwo nyine uyu mujene nyine uyu mujene twabanaga ninjye ubundi tubana ubwo se urabona uko byagera kuba muri geto niwe mwabanaga njye niwe twabanaga tumaranye imyaka igera muri 3 uko byagenze kose ese byaba ari neza arakubikubwirira n'imbere nta kibazo bambwira kugira abanyarwanda bamenye ngo nicyo cyabaye kugira umuntu aze kumera kuri iki uyu mujene wanjye yakundanye nyine n'umubebi uyu nguyu atari uyu bakoranye ubukwe kuko bakoranye ubukwe nawe bavuganaga ariko bitari cyane biteye imbere by'uko nyine bari gukora ubwo bukwe nyine njye ntabwo nabaraga ahubwo hari undi w'umudiaspora uba hanze umudiaspora nyine n'uburyo uyu mujene wanjye ajya no kubimbwira ko agiye gukoresha ubukwe ngo wajya no gukoresha ubukwe njye narinzi ko ari uwo hanze bagiye gukorana ubukwe nyine ariko natunguwe nuko byabaye uyu kandi uwo wundi nawe twajyaga tuvugana kuri WhatsApp n'iki nk'inshuti ye nyine muba hafi ubwo se uwo mukobwa mu diaspora bakundaga niwe wamuroze bikaba byagenze uko ngoko byashoboka ko nta kindi kibazo yigeze agira na rimwe muzi neza inshuro zose twarabanye nta kindi kibazo yigeze agira niwe waba wamugirishije gutya nanyaga nzamurogesha kutabimubwiye n'inshuti yanjye nyine ngewe ubwo nyine ntabwo wajya mu bintu by'umuntu cyane ngo byinjiremo inshuro zose ariko uko biri kose uwo mudada niwe mani wabikoze uwo mubebi egera hino nanjye hari umuntu wigeze kumfasha kera byambayeho nk'ibi ngibi ariko hari umuntu ushaka kudufasha naguha nimero akadufasha kudufasha nyine uyu muntu tukamuvuza bakamuvuza reka nze umumbwire mwishe nawe mama numva icyo bari gutangaza mama mukomere mwihangane umukwe wanjye yaranguriye na televiziyo koko none koko nuko bigenze ni ukuvuga ngo ni wowe mama umukobwa mama w'umukobwa yanjye televiziyo nkabona bari kwishimana nkabona bameze neza mu rugo nanjye bikanshimisha none ntangazwa nuko bigenze guca kuko ajya gufata umugeni mana kuko ndagira nte ukuvuga ngo televiziyo amenye ni nawe yikuguriye ni wari warayinguriye ari kunshimisha bakankorera utuntu tunshimishije twiza ababyeyi bahandi bakangirira umujinya ariko noneho bo nkabana bo baranshimishije iwanyu isaba hari umuntu wari warigeze kurogwaho byibuze bwa mbere ntawe rwose nta muntu byagenze guco ubukwe bwanjye bwari bugiye kugenda neza ariko sinzi uko bigenze mwihangane ndaje muze umubwire kamanze mbaze umukobwa ndaje umbwire uyu mukobwa mwari muziranye ibi ngibi bibaye ku mugabo bagiye gukorana ubukwe nkawe nk'inshuti ye uri kubyumva ute bidasanzwe
ntabwo nabyakiriye. ihangane sibyo ihangane harya biraza kugenda neza wowe uyu mugeni namufata iki ni umusore cyangwa umugeni njyewe nari umukobwa wo kwa nyina wabo ba mama n'ibyene nyina ariko hari umuntu narindi umwana rwose nanjye najanye y'umwana yagize ikibazo barambwira ngo nta mahembe bamwoherereje rwose ubu ngubu ntabwo nzi ukuntu bigenze ubu ngubu ni abantu ariko ntabwo mbyemera uyu mukobwa bagize umujinya kubera yuko ari we twari dushingiye mu muryango bagize umujinya niyo mpamvu babikoze reka no egera imbere wo bwire izo nimero nuwe muntu kudufasha n'umuganga yigeze kudufasha reka nebe izo nimero ushaka kumanyere kuba ari we 078 uretse gato muze buretse gato oya mfite n'ikibazo yego buretse gato uzimbwire 07 078 3 5 4 nizo ngizo muhamagare mwumve muhamagare mwumve muhamagare mwumve mama mudogo reba nawe mumurika dukamagare muganga halo mugabo mwiriwe neza wahura mwize nje nitwa Unika ndi umunyamakuru yego natembere ndeba ngo ngiye nivumbire ku gasururu ako nabonye ubukwe bwaho bwazambye hari umusaza uje aravuga ngo bigeze kumufasha kuko umusore ari bari kuvuga ngo bamuroze sinzi banakubwira ukuntu ameze ukumva ibimenyetso kajya reba niba ari ikintu wabafasha yego tubwira amazina ye utubwira nuko ameze amazina ngo yitwa Eric ko ndi kubona se umwana w'umuhungu yahereye kare ntabwo ibintu ari iby'aka kanya ndabona yahereye kare yego none ngena hageze saa 9 yahereye kare ndabona bamuhamagariye nibyo umaze kwira uyu mwana bamuhereye kare rwose kandi ndabona n'umuntu yahemukiye ari umwana w'umukobwa yahemukiye w'umudiyasipora wamurogesheje bigaragara ko yaba yaramuhemukiye byahereye kare bigaragara ko yaba yaramuhemukiye nibyo muga rero ikintu gishoboka ni ukumufasha mugadufashe akishyura ibintu yagiye amuha dufashe dushaka ayo mafaranga yamuhaye se yego kanigire hirya numve abantu bari kuvuga cyane yego ntibatuze abo bantu kugira ngo mutuze muganga avuge kugira ngo mwumve ibyo muri gukore batuze kugira ngo twumvikane mutuze muganga avuge ikintu gishoboka ni ugusubiza ibintu yamuhaye yego ngiye kumufasha mu byumweru 2 naba atarabisubiza nanjye ntabwo nshyigikira ibi nzamuka iyo nsanze uri mukuri ndagufasha nkanaguhorera nkaguhagararaho ariko iyo nsanze kuko ngo ndi muganga ntabwo bivuze ko nagushyigikira mu bikorwa ntabwo ngiye nshyigikira ibibi rero ndamufasha mu byumweru 2 ngiye kubakorera ikintu kigaragaza ko mufashije yego noneho mu byumweru 2 naba nta kintu arakora agenda atuze naba ntacyo arakora nzamureka yego nzamureka kuko umwana yahemukiye nawe yirwanagaho yego wamubereye kare nafata umutwaro muhanagure mu maso namara kumuhanagura amaso afata umutwaro awurambike pare urukundo uri gukore igikombe kirimo amazi amusomeshe namara kumusomesha mufata amazi asomye muyamene kuri uwo mutwaro murebe ukuntu umwana bari mwumva ikintu muga umuhanaguze mu maso nimubona urongera umbwire
none se muga ari buze gukira ko mari nka parewe wowe ugiye gukora ugiye gufata ngo umushwara umuhanagure mu maso numara kumanagura mu maso ufata umushwara umeneho arya ngo niwo baramena amazi cyangwa amazi baramusoma umva we icyo ngaho egera imbere ukora ibyo bakubwiye pare reka mbikore mufate mu mufuka wamaze kubikora byose bose muri kubona ari bukire biraracira arikoroherwa ukuntu yakundanaga na ibintu bitukura se amaye bose ibintu nibyari yanyu shimwe mana muzirajyana icyubahiro mana umbabarira agakira ni ukuri nagushima kamamagare muganga nongere mugire ibibaye ni ukuri basi mumfashe mu ceceke muganga bakiye kugira ngo ariko ubwo ari guhumeka mureke mpamagare muganga avuye ibyo bizimu bitatu simwe muzina cyane amaye nka data tangaza bibaho di ntabwo mbyumva ibi bintu nibyo bari bamuroze biri kwaka umuriro se ubwo uburozi bwaka umuriro paregera hino bamuja pararihegera hino twumve tumubwire ibibaye yego muga halo bya bintu babikoze mubonye iki haje umuriro tubona hagize urufuro rwinshi ariko nabona atujemo gakeya uko mubonye uwo muriro watse uwo mutwara mu muhanaguje niko n'ibyari birimo byose mbitwite umutwara wahiye washize ibimurimo byose birahiye mutega amatwi mwumve mujye mutega amatwi ibimurimo byose niko mbitwite ariko umukungugu uragumaho bivuze ngo nibirenga icyumweru atarubahiriza ibyo mubwiye ngakiranuke uko mubona ameze niko azasubira uko bimurimo byose niko mbitwitse uwo muswara uhiye birahiye ariko umukungugu uragumaho nibirenga aho niba hari ababyeyi be babyumve nibirenga icyumweru atarakiranuka ku wundi mwana yahemukiye ngamusubize ibyo ariko uzi kurya umukobwa amafaranga wamara kuyarya ukanamureka ibi bintu byo kurya abakobwa murya abakobwa utwabo n'abakobwa bajya babikora bakarya iby'abahungu uko ni ubuhemu yari yaramaze kumwerekana mu miryango bazi ko umwana w'umukobwa ari we bazabana aramuhemukiye rero sisubikira ibibi murimo ndabitwitse kandi sinemera ko abantu barengana ariko nubwo mbitwitse nyuma y'icyumweru azaba amaze kwishyura ibyo abandi yariye kugira ngo akomeze ubuzima buzima yego izindi ndakomeza mukurikirane ubwo ku muntu wundi wabona ibitangaza nk'ibi ngibi akavuga ati umuganga namukenera mbere na mbere indwara zindi muvura ku buryo umuntu yabifuza ni izihe uyu muganga nanjye nshobora kuba ndwaye mbere na mbere izindi ndwara mumuvura ni izihe tuvura kugumirwa ubugumba kutabyara amashetani kwibwa abantu bibwa ibyabo turabigaruza
n'ibindi byinshi bitandukanye ntiriwe ndondorera aha gukora nk'utera imbere inyatsi gukora bikanga kutagira igikundiro abantu ni byinshi bitandukanye noneho waba ufite WhatsApp bikarushaho ukanyandikira aho mba ndi bubonekere hose mba ndi bugusubize sawa rero mukomeze mugubwe neza abo bantu bubahirize gahunda mbabwiye umurwayi wabo arakira kandi bibera isomo ari we wese uhemuka. Murakoze cyane. Yego. Yeah. So kuba dukurikiye rero nuko bigenze umusore mubonye uko abaye then na muganga umukora ibitangaza muramubonye cyo nababwira mukomeze mwihangane bagasura ngende mukabike muzakoma ubutaha. Njyewe nitwa P Onika Suez.